y'umucyo igana imana, mu nema y'umutuzo igana amahoro, mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi, iyo numa niho ikunda gukora icyari, yisasira imigenzo y'ubudatenguha, ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo, igoboka abahanzi batakigira inganzo, iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire, wa numa we ngwino. iyo numa iririmbwa na Kizito Mihigo. Iyo numa ni nziza rwose. Dusabe kugira ngo iyo numa isi wacu, kugira ngo inuma y'amahoro, y'urukundo, y'ubwiyunge igwe mu Rwanda, iyo numa tuyisabe rwose ize. Niyo abanyarwanda dukeneye, turayikeneye kugira ngo dukize ubuyobozi bubi, ubuyobozi butoba, ubuyobozi butazi icyo bukora, ubuyobozi butitaye kubo buyobora. Ahangaha turatanga igihamya ni ibimenyetso by'ibyo tuvuga. Ubuyobozi buyobora u Rwanda ku ingoma ya FPR iyoboye igihugu, ni ubuyobozi butazi icyo bukora. Sinzi niba barigeze banatekereza yuko icyo bari kuyobora ari igihugu, igihugu gifite abagituye, igihugu gifite isi kibarizwamo, igihugu gifite aho gihagaze kandi kigomba guha abenegihugu bacyo ubwisanzure, ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, abantu bakagitura. Baravuga ngo abantu baraharanira kujya gutura mu gihugu cy'u Rwanda. Ngewe ndababwiye ko nanjye wakivukiyemo, iyo mbonye ibikorwa ngewe ntabwo nshobora, iyo mbonye umuntu ashaka kumenya ko n'umunyarwanda ndamwihisha, ndabihisha yuko n'umunyarwanda kubera ibintu bikorerwa muri kiriya gihugu. Ariko ibyakozwe ejo bundi tariki kuwa mbere, hari tariki 12, itangazo ngiye kubereka ryasohotse ejo tariki 13, itangazo riteye amatsiko. Iryo tangazo nk'uko mubireba ryasohotse ejo nyine tariki 13 Ukwakira 2020, ryanditswe na Claire Akamanzi wa RDB, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Niba umuntu yavuga ko ari imiyoborere cyangwa ari urwego rw'igihugu rushinzwe gutoba, murabona ko rwashyizweho n'uwo mudamu yitwa Claire Akamanzi, biyita amazina akomeye cyane ngo Chief Executive Officer, baki ibintu bijyanye n'ibintu bikomeye cyane, n'amamodoka ahenze, n'ibintu by'iki, n'imishahara ya za miliyoni nyinshi. Ubwo nabo ngo barakorera abanyarwanda, ngo ni abantu b'abayobozi. Abanyarwandakazi, nshuti ziteze amatwi radiyo Urumuri, ndababwiye yuko nubwo bavuga ngo hari abantu benshi ngo baza gusaba ubwenegihugu bw'u Rwanda, jewe ndababwiye yuko iyo mpuye n'umunyamahanga ntinya kumubwira ko ndi umunyarwanda kubera ibintu bikorwa muri cya gihugu. None se nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo nk'uko mu isomo ry'itangazo ryashyizweho nyine umukono n'umuyobozi wa RDB Claire Akamanzi, mbanyira ngo mu byisomere hato hatazagira uvuga ko ari impunga cyangwa se radiyo Urumuri dukwiza amazimwe, dukwiza ibinyoma. Ahangaha ibitangazo biravuga ngo ni itangazo ngo rivuga mbese ukuntu hagiye kujyaho ibikorwa byo gukora ngo icyo guhinga icyo kiyobyabwenge cyitwa cannabis, ngo kubera impamvu ngo z'ubuvuzi. Abanyarwandakazi, u Rwanda rutaragihinga abantu barapfuye ngo babuze imiti, babuze ibibavura.
ibyo rero iyo mpamvu tuyishyire ku ruhande, ntabwo ari impamvu z'ubuvuzi, ntabwo ari uko u Rwanda rugiye gukiza isi, gukiza abantu barwaye kuri iyi si ko bagiye guhinga ibyo biyobyabwenge. U Rwanda rwashobora kutabihinga, rwose, ntabwo bizabuza isi gutembera, ntabwo bizabuza isi kugenda, ntabwo bizabuza abantu kuvurwa, nta nubwo abantu bazapfa kubera ko u Rwanda rutahinze ibiyobyabwenge. Ibyo bajye babibwira abandi kuri radiyo Urumuri, ntibakabitubwire. Namwe abanyarwandakazi mwumva radiyo Urumuri, ntimukabyemere ngo bagiye guhinga urumogi kugira ngo abantu batazapfa, ngo bajye babona imiti. Ese u Rwanda nirwo rushinzwe kuvura abantu no guhinga ibiyobyabwenge bivura abantu? Ese iyo miti abantu urwo rumogi rutarahingwa mu Rwanda, iyo miti yavaga he? Ibyo rero byo gushaka ukuntu basigiriza utuntu, bafite ukuntu hari ikiganiro nari narakoze mu minsi ishize kivuga ukuntu ngo mbese tugira ngo ibi byose tujye tubibatonoyera, tubibereke mo imbere ukuntu biboze, tuvaneho akagahu baba batwikirije, ngo k'ubuvuzi, ngo ko kuvura abantu, ngo ibiyobyabwenge ngo bizajya bivura abantu. Ako gashishwa tukavaneho, murebe ibiba biboze birimo imbere. Abayobozi b'u Rwanda baba basigirijeho ako kantu ka zahabu kugira ngo bavume amaso bababeshye. Ntabwo u Rwanda nureka guhinga ibiyobyabwenge abantu bazapfa, nta n'ikizahindukaho ku isi. Ahubwo nirubihinga hazahinduka byinshi, ariko bihinduke ku Banyarwanda, bihinduke ku rubyaro rwacu, bihinduke ku buvivi n'ubuvivure bwacu. Nibahinga urwo rumogi, igihugu cy'u Rwanda kizahindura isura. Ibyo nibyo bizabaho. Ariko u Rwanda rudahinze urwo rumogi, isi izakomeza kugenda, abarwaraga bazakomeza kurwara, abavurwaga bazakomeza kuvurwa, abakira bazakomeza gukira. Ariko se banyarwandakazi, u Rwanda rurinda guhinga ngo rukurikiye amafaranga, turaza kubirebaho mu kanya, ngo rurashaka za miliyoni ngo z'amadolari. Yesu u Rwanda ko baturatira ko ngo ari igihugu gikize, ko ngo abaturage bafite ngo bari hejuru, ngo ubuzima buri hejuru, ayo mafaranga y'amadolari bagombe bahemuzwe. Abanyarwanda, ubuzima bw'Abanyarwanda buhahungabanire, bujye mu kaga kubera ngo barashaka amafaranga y'amadolari. None se ko Abanyarwanda bavuga yuko Abanyarwanda babayeho neza, ibyo bintu ko babikeneye kubera iki? Iyo mirengera ngo iyo ishyira Abanyarwanda mu kaga, barayishakaho iki? Barashakira iki gushyira Abanyarwanda mu kaga mu gihe bavuga yuko ngo bafite ubuzima bumeze neza? Banyarwandakazi, natwe tujye dushyira ku munzani turebe, turebe ibyo batubwira ibumoso n'ibyo bakora iburyo, turebe niba bihuye. Baratubwira ngo Abanyarwanda ngo bazamuye ubuzima, ngo imyaka yo kubaho ngo yarazamutse, ngo ibiki n'ibiki, ngo nta bana bagipfa. Noneho barangiza bakavuga ngo bagiye gukora ibiyobyabwenge ngo kugira ngo babone amafaranga yo gutunga Abanyarwanda. Ayo mafaranga se bayaretse ko ahubwo ibyo biyobyabwenge bizashyira ubuzima bw'Abanyarwanda mu kaga? Murumva se bihuye? Ntabwo bihuye na gato. Ni ukuvuga ko hari ikintu bakinze Abanyarwanda, ikintu kiri inyuma. Kandi ikintu kiri inyuma rero murakizi, rero baranakivuga ubwabo, ni indonke, ni ugushaka amafaranga. Ese ayo mafaranga kuko azajya kuzamura ubuzima bw'Abanyarwanda? No. Ayo mafaranga ni amafaranga azajya mu mifuka y'abantu bariya ba nyine ba Claire Kamanzi na shebuja. Kiraho akadomo. Ayo mafaranga y'ibiyobyabwenge ataje, Abanyarwanda tuzaba nk'uko twabayeho. Ayo mafaranga y'ibiyobyabwenge nataza, Abanyarwanda tuzapfa nk'uko twakagombye gupfa. Nanaza tuzakomeza dupfe. Ahubwo niba bizana ibyo biyobyabwenge, noneho tuzapfa inshuro nyinshi kurushaho. Baravuga ngo ubatse ikigo Iwawa cyo kwishyiramo abanywa rumogi,
noneho barabyubaka igihugu cyose. Nguko ibintu biteye, nta yindi nzira, nta n'ubundi buryo bwo kubona ibintu. Ubibona ukundi yaba yibeshye, yaba yishyira igihu mu maso. Ndababwiye ngo bubake ibigo byinshi bya Iwawa, bashaka ibindi birwa byinshi, kuko nibazana ngo buri wese ahinga ibiyobyabwenge, ni ukuvuga ko abanyarwanda bazaba ibihungetwe, abana bacu bose bazaba abanywa urumogi. Urumogi ntabwo rujyana n'ibi byo kwica ubwenge gusa n'ubwonko n'ahazaza, ngo rwangize urubyiruko. Si ibyo byonyine, u Rwanda rujyana n'ibindi bintu byinshi. Nako urumogi ibyo by'ubwenge bijyana n'ibindi, n'indi mico mibi. Umutekano mujye mu bihugu bya za Colombia, za Venezuela, biriya bihugu byo muri Amerika y'Epfo, mujye mu makaritiye za Brazil hariya, murebe ukuntu abantu bamerewe, murebe abantu urumogi rwishe mu mihanda, muri za favelas hariya muri Brazil, za Rio de Janeiro. Mujye murebe aho bahinga urumogi, murebe ibikorwa by'urumogi, murebe ibikorwa bya cannabis, murebe abantu bari ku mihanda bafite imbunda. Banyarwandakazi, ntabwo bizangiza urubyiruko gusa, ahubwo bizazana n'ibindi bintu bindi mutigeze mutekereza. Hazaza mafia, abahinga uriya rumogi bafata ariya amafaranga, bazakora imitwe yo kururinda, imitwe yo kurucuruza mu mihanda, imitwe yo kurwanira aho bayicuruza. Bamwe bafate akarere kabo, abandi bafate akarere kabo. Mujye mwumva amasasu avuga. Ngiki kiranga igihugu kirimo ibi bihingwa bari kuzana mu Rwanda. Byihute kandi by'igitangaza, kuko mu myaka 3 gusa, guhera uyu mwaka bagiye kubyemera, mu myaka 3 muzamureba icyo u Rwanda ruzaba rumeze. Niyo bavuga nti u Rwanda rumaze kuba gatobero. Uwo wese arabyuka akaza agakora amategeko ye, akazana ibye, agakora ibyo ashaka, akajya gufata ibyo mu bihugu by'ibunyanaka akabizana akabishyira mu Rwanda, atarebye ingaruka bizagira ku Banyarwanda, atarebye uburyo Abanyarwanda babyiteguye. Ibi nicyo bita gutoba. Aravuga ngo imirongo migari ngo y'ibyo bintu ngo izagenga ibyo bintu byo kuzahinga ibyo bihingwa nyine bya cannabis mu Rwanda, ngo byemejwe approved. Ndagira ngo mubirebe, murebe iryo jambo yakoresheje. Approved ni ukuvuga ngo byemejwe n'inama y'abaminisitiri yo tariki 12 Ukwakira 2020, ni ukuvuga kuwa mbere. Iyo nama yabaye kuwa mbere, ngiye kubereka ibyo yemeje mu myanzuro yayo. Iki kintu ntabwo mugisangamo, Banyarwandakazi. Ngewe imyanzuro y'iyo nama nabonye bashyize ahagaragara mu itangazo ry'iyo nama itangazo rya Premier Ministre yasinye. Ibi Claire Kamanzi yavuze ejo, yanditse muri itangazo ry'ejo rya 12 nako 13, avuga ko inama ya tariki 12 yemeje y'abaminisitiri. Ngewe ngiye kubereka iryo tangazo, musome hamwe nanjye, nimubona yuko bemeje iyo nama yemeje ko u Rwanda ngo rugiye gushyiraho ngo abantu, guhamagaza abantu ngo babashoramari kugira ngo baze bahinge urumogi mu Rwanda. Ngewe iyo myanzuro ntayo nabonye muri iryo tangazo. Tujye tumenya kumva amakuru. Radio Urumuri iri hano kugira ngo yabwire amakuru, ibereke ibimenyetso, ariko namwe mujye mumenya kumva amakuru mubwirwa. Mujye mumenya gusesengura, murebe ibiri hirya ibyo mubwirwa, cyane cyane ibyo mubeshywa n'izingirwa abayobozi.
ahangaha aravuga ngo ivyo bintu ngo byemejwe ngo n'inama ngo y'abaministre yabaye tariki 12. Hano nshuti muteze amatwi radio y'Urumuri, keretse naba narebye nabi namwe mwamfasha, ariko nasanze iyo nama itarabyemeje, cyane cyane itarabigaragaje mu itangazo yashyize hanze. Nose niba itarabyemeje mu itangazo, itarabigaragaje, ibyo bishatse kuvuga iki? Ese bagize isoni zo kubibwira abanyarwanda? Barabyemeje bashaka kuzabikora rwihishwa, noneho bagize isoni zo kubibwira abanyarwanda? Icyo ni ikindi kibazo. None se iyo nama Claire Kamanzi avuga ko yahereyeho kugira ngo atangaze itangazo, iyo myanzuro bayifatiye he? Kuki batayitangaje muri iryo tangazo ry'ibyemezo by'iyo nama? Ahangaha ndaribazaniye banyarwandakazi kugira ngo nawe mumfashe gusoma, wenda ntaba nibeshye, ntaba wenda amaso yanjye hari ibyo yasimbutse. Murabona ngo itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaministri yo kuwa 12 Ukwakira 2020, itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaministri yo kuwa 12 Ukwakira 2020, kuwa mbere biriya byose barabivuga, yabereye mu Rugwiro ngo yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imana ishimwe ko ubwo yageze imbere y'abaministre, byaba byiza ageze imbere y'abaturage nabo akabasobanurira ibi byose biri gukorwa, akagatobero kose kari gukorwa. Batangira bavuga ibyerekeranye n'ibya COVID-19, iby'ingamba zafashwe za COVID-19. Marayibona igice ingingo ya mbere ya kabiri bavugaho bya COVID, bavuga A B bya byose ni bijyanye na COVID. Marayibona izo ngamba zongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15. Reka wenda ngerageze kugira ibi ndi kubereka bigari kugira ngo nibinkundira, kugira ngo mwirebere musome neza, mumbabarire rwose ndabona bisa naho binanira kubigira bigari. Ndabona byemeye. Naringezeho nababwiraga nyine uduce, agace ka mbere, agace ka kabiri bavuga iby'ingendo, turi mu byerekeye na COVID-19. Bavuga iby'amanama, abazajya bajya mu manama ni ingamba za COVID-19. Noneho ingingo ya gatatu baravuga ngo inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: itegeko rishinga rigenga ubutaka, umushinga iki nacyo no kuzareba ibyerekeye n'indege za gisivili, umushinga w'itegeko ryemeza ko u Rwanda rugiye kuba ikintu cyo tuzakitekerezaho mu gihe kizaza, ngo umushinga w'itegeko ryemera kwemeza ko u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye ku masezerano y'ubufatanye mu gihe cy'impanuka ya nucleaire cyangwa mu gihe cy'ibyago byakomotse ku mirasire yangiza. Amasezerano nyine yemerejwe i Vienne kuwa 26 Nzeri 1986. Ibi bintu bagenda barushaho barahugiriza abantu basakuza bagaceceka, byakongera gucwekera bakongera bagatera n'intambwe muri kiriya cyerekezo cyo kuzana biriya bintu by'imirasire ya nucleaire mu Rwanda. Ingaruka zabyo abantu bari haranira ibidukikije barabivuze, barabyamaganye, abantu ku isi yose barabyamaganye, ariko tukabereka ingaruka zabyo ko biriya bintu ari kuzana akaga mu Banyarwanda. Ntabwo akaga ari ibyo guhinga ibiyobyabwenge gusa, ahubwo akaga nibi ngibi byo kuzana ibi bya nucleaire mu Rwanda nabyo ni akaga. Ukibaza uti ese aba bantu bayoboye leta ya FPR iyoboye iki gihugu yumva ifite akantu munda ko kumva yagira guhangayikira abanyarwanda batuye igihugu cy'u Rwanda,
bari abantu ariko ni abanyarwanda, abakiyoboye kiriya gihugu ni abanyarwanda. N'abacanshuro wazana mu Bubiligi bajya kukiyobora ntabwo yakiyobora kuriya, n'uwazana umunyamerika ngo akiyobore ntabwo yakiyobora kuriya, n'uwazana umucadi wo muri Chad cyangwa uwo muri Cameroon ngo wajye kuyobora u Rwanda ntabwo yabiyobora, yagira akantu k'abanyarwanda, ntabwo yakora ibintu nka biriya. Bari abantu bo muri FPR mugani wa Barafinda bavuye he? Ibi bintu kuzana ibi bintu bya nucleaire mu banyarwanda, bazi ubushobozi bw'u Rwanda bwo kuba ibi bintu bisaba umutekano ukomeye cyane, bazi ubushobozi bw'u Rwanda buke budahagije muri ibi bintu, mukoresha ibi bintu bakabizana, bazi ingaruka zishobora gutera. Ibi ni rundi rugero mbese rwo kwerekana ko bari abantu nta kintu namba cy'akantu k'impuhwe bafitiye abanyarwanda, ntako rwose. Wagira ngo n'umwana u Rwanda rwaba n'umwana baragije mu mukase, ariko na mukase wenda hari ba mukase w'umwana bapfa kumugira impuhwe. Bari abantu sinzi ahantu bavuye, bayoboye kiriya gihugu, baba Claire Kamanzi, sinzi ahantu bavuye, ntabwo ari abanyarwanda ibyo ari byo byose. Ibyo ubwo twari turimo dushaka muri iri tangazo ry'inama ry'ibyemezo by'inama ya leta, niba tubibonemo biriya bintu byo guhingura umujyi. Hano turabona umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ajyanye n'ibyo gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Ibyo ntabwo biri mu rumujyi. Inama y'Abaminisitiri yemeje politiki n'ingamba zikurikira. Raporo ya 3 yibi, ibyo si urumujyi. Kwemera itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro, ibyo si urumujyi. Politiki y'ibiciro ntarengwa by'imiti n'ibindi bicuruzwa muri za farumasi, ibyo si urumujyi. Politiki yo gufasha abakozi bo mu rwego rw'ubuzima babyifuza kugira ngo amasezerano y'umurimo nzego, ibyo si urumujyi. Inama y'Abaminisitiri yemeje iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena urwego rubara kandi rwakira imisoro, ibyo si urumujyi. Yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa, itunganywa n'iyohereza mu mahanga ry'ibimera byifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi. Ahangaha murabona hari urumujyi rurimo. Ahangaha yewe ndabonamo umuravumba, ndabonamo inyabarasanyi, ndabonamo ntabwo nzi ibyatsi bya kinyarwanda bivura. Ahangaha nibyo iyi nama ya leta yemeje. Banyarwandakazi, niyo mpamvu nti mujye mumenya gusoma amakuru, muyegeranye, muyahuze n'andi mubona hirya no hino, nawe mwivaniremo ibyo mwisobanurira, murebe ukuntu ababayobora babayoboye. Aha gace ka 6 ngewe narakabonye, ariko nsanga kadafite aho gahuriye na biriya bintu by'urumujyi. Inama y'Abaminisitiri yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa, itunganywa n'iyohereza mu mahanga ry'ibimera byifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi akadomo. Ahangaha urumujyi rurihe? Ahangaha cannabis irihe? Ahangaha les plantes de coca, biriya bintu bahinga bya kokayine biri hehe? Ahangaha igishobora kwangiza ubuzima bw'abanyarwanda kiri hehe? Ibi banyarwanda si uguhuma amaso abanyarwanda, si ukurimanganya ibi ngibi, ibi si ugucabiranya. Kubona leta ni ikintu cyagombye kunyuza mu buryo, kikanyuza ahagaragara, kikavuga ibintu bivututse, kigatanga amakuru ku bantu bayakeneye ku buryo batayitiranya. Iri tangazo murabona rigize rivuga ibyerekeranye n'ibyerekeye no guhingura umujyi. Banyarwandakazi, ibyo rero nibizajya bibagwirira, muzamutabibonye bamwe wenda muri ibi binyamakuru bababwira no muri aya matangazo afifitse agoretse babaha, ariko radiyo Urumuri mujye muyumva buri munsi, muyumve, iyo izabereka ibyo mudashoboye kwerekwa. Sinzi niyo nakomeza kubabwira ibiri kubiye muri itangazo, kuko nta kindi kirimo. Inama yemeje ko Major General biriya nta rumujyi rurimo. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere y'Umuryango amenyesheje Abaminisitiri ibyo nta rumujyi rurimo. Umunsi mpuzamahanga w'umwana nta rumujyi rurimo. Hose itangazo ryarangiye, nta kintu
kijyanye no guhinga urumogi kiri muri iri tangazo rya guverinoma ryashyizweho umukono na minisitiri w'intebe. Erega ibi bintu byose bizajya bijya mu nkiko. Nk'uyu minisitiri Edouard Ngirente, uyu minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, nk'ubu ngubu ibintu byose azabibazwa, azabyirengera. Iri tangazo nirishyirwa ahantu mu rukiko bakamubaza ukuntu yabeshya abanyarwanda, akabeshya isi ngo agiye guhinga imiravumba, igicunshu, ngo agiye guhinga umubirizi bajyaga bawuduha kera uvura inzoka, ngo bagiye kubikora mu rwego rwo kuzahura ubukungu. Ngo iyi nama ya leta niba ibi bintu ari byo yavuze, noneho Claire Akamanzi akagenda agakora itangazo ngiye kubereka, byaba bibabaje muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu babwira nti u Rwanda rwabaye agatobero. Claire Akamanzi aragenda we akora itangazo ejo tariki 12, ni ukuvuga ejo kuwa kabiri, akora itangazo nayo imberetse mu kanya, murabona ko ari rya RDB, ryasinyweho nawe n'umuyobozi nyine Claire Akamanzi, umuyobozi. Noneho we yivugira ibindi inama ya leta itavuze. Avuga ko byavuzwe mu nama ya leta ngo ko bagiye kuzana ngo abashoramari ngo bazaza gukora ivyo bihingwa bya cannabis, urwo rumogi bakaruhinga mu Rwanda, ngo kugira ngo bajye guhereza mu mahanga, ngo ku masoko yo mu mahanga, maze ngo u Rwanda ngo urabona ko ngo bagiye kuzabaha za lisanse, ni ukuvuga uburenganzira cyangwa se ibyangombwa byo kujya baza guhinga urumogi mu Rwanda. Noneho ngo bakajya ngo barujyana mu mahanga. Ngo ejo inama ya leta ngo yarabyemeje, ngo iyo mirongo migari, ngo inama ya leta ngo yarabyemeje, ariko yabyemeje he? Babibwiye nde? Icyo kintu abanyarwandakazi ni ikintu giteye ubwoba, kubona leta ibeshya bene igihugu ikavuga ibintu hamwe igahisha ibindi, ikabivuga ibivitse. Ibyo bintu abanyarwandakazi biteye ubwoba, kubona leta yitwa ngo niyo abanyarwanda ibikora. Uyu mudamu rero witwa Claire Akamanzi bashyize hariya, ni babandi bashyiraho, babandi perezida yishyiriraho, nta wundi muntu bayamushyizeho, ni perezida umushyiraho kugira ngo ujye amunyuzamo, ajye amukorera ibyo yifuza. Muri rwego rero akaba rurimo kugira nyine ngo gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. None bagafifika mu nama ya leta yuko ngo bakoze ngo bemeje ikintu, mwabonye ko ari ukwemeza, bakavuga ko babyemeje ariko atari cyo bemeje. Noneho bakajya gukora ikindi kitari mu byo bemeje, cyangwa se nagahoma munwa. Ndabwira nti u Rwanda barugize agatobero, nkuko mukanya wa mwari Kobwa Marie Rose agiye kwitubwira mukanya. Ibi rero ibi nkaba ngira ngo tubibereke, ntabwo ngiye kujya kwinjira mu bintu muri byinshi, kuko wabivuga yamara n'iminsi. Ntabwo ngiye kwinjira muri byinshi, ariko ibi bintu ni ibintu ni igihingwa cyemejwe n'inama biteye agahinda kubona igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyagiye mu kaga inshuro nyinshi, gihura n'abayobozi nk'aba ngaba bakica gutya abanyarwanda, ahazaza habo hakajya mu kaga kubera aba bantu bita ngo ni abayobozi, biyita ngo ni abayobozi. Ni ibintu biteye amakenga. Umuntu akibaza ati u Rwanda ruragana he? U Rwanda rurajya he? Ubuyobozi bubeshya, abantu babeshya mu nama ya leta, abanyarwandakazi
ikinyoma bamaze kukibereka. Noneho rero nuko kubeshya nta kuntu ushobora kubeshya muri iyi si. Noneho itangazamakuru ntabwo waribeshya, biramenyekanye cyane cyane ko babonye n'iri tangazo bahita babaza uyu mugore ibikubiye muri iri tangazo. Mwirebere namwe. Ni igihingwa cyemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uwa mbere tariki 12 Ukwakira 2020. Cannabis ikoreshwa mu buvuzi ni igihingwa gifatiye runini inganda zikora imiti ndetse n'ubukungu bwa byinshi mu bihugu hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Daniel Ngamije asobanura inyungu z'ihingwa rya kino kimera mu Rwanda by'umwihariko mu rwego rw'ubuvuzi. Uhereye no ku cyayi, ku ikawa, biriya bimera bifite uko byoherezwa hanze bakagira ibyo bavanamo twifashisha mu kuvura indwara zitandukanye. N'icyo kimera kindi rero nacyo bamwe bakunda kwita ngo ni cannabis, ni kimera kigiye guhingwa mu buryo butekanye kandi n'abemerewe kubikora kuko bagomba kuzajya basaba impushya bagahabwa uruhushya bakabihinga ahantu hazwi hatekanye bikanoherezwa hanze kugira ngo inganda zikora imiti zibe zabasha kubona ibyo zikeneye. Mu gihe u Rwanda rufite intego yo kongera umusaruro w'ibyoherezwa hanze bikomoka ku buhinzi bikagera ku gaciro ka miliyari 1 y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2024 bivuye kuri miliyoni 465 u Rwanda rwinjije umwaka ushize. Muri uru rwego umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Madame Claire Kamanzi avuga ko ihingwa rya cannabis ari amahirwe yaba mu ishoramari ndetse no gutanga imirimo. Some of these crops have a value of you can get up to $10 million from 1 hectare. Urebye amafaranga tuzakura kuri bimwe muri ibi bihingwa biramutse byemerewe guhingwa hano mu Rwanda, bimwe bishobora gutanga kugeza kuri miliyoni 10 z'amadolari kuri hegitari imwe bihinzwemo. Ugereranyije wenda n'indabyo n'urugero, uzihinze kuri hegitari wabona nka miliyoni 3 z'amadolari, mu gihe ibindi biguha miliyoni 10 z'amadolari. Hari n'ikinyuranyo kinini cyane. Ni inyungu nini ku bukungu bw'igihugu kandi bikanatanga n'akazi ku bantu benshi bari mu bihumbi, ari nako bitanga umusoro utubutse, bifasha kwinjiriza isanduku ya leta. Njye ndareba kuri izo nyungu haba ku buzima, ubukungu ndetse no gutanga umurimo. So I see those as the main benefits: the health benefit, the economic benefit and the employment benefit. Abahanga mu bukungu bagaragaza ko igihingwa cya cannabis ari kimwe mu bihingwa bizaba bifatiye runini ubukungu bw'isi mu myaka iri imbere. Gusa bimwe mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada byatangiye kubyaza umusaruro iki gihingwa, nko muri leta ya Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2018. Iki gihingwa cya cannabis cyatanze imirimo ku bantu bagera mu 18,000 ndetse kininjiza mu isanduku ya leta miliyoni zigera kuri 50 z'amadolari, mu gihe muri rusange igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2018 cyinjije miliyari 6 na miliyoni 700 z'amadolari zituruka ku ihingwa rya cannabis. Iyo nabibereka mugira ngo cyangwa se ntabibumvisha mugira ngo wenda namakabya nkuru cyangwa se ndi kubeshya. Inyungu, indonyi, amafaranga, amadolari, ibyo nibyo byatumye ngo bemera yuko ngo abashoramari abantu bose baza, abo bakire bose, abacuruza rumogi bose ngo baza kuruhinga mu Rwanda. Abanyarwandakazi batubwira ko abanyarwanda bameze neza, ayo mafaranga bashaka bakayashakira no mu byo kubica no kwica abanyarwanda. Ayo mafaranga barayashakira iki ko abanyarwanda bavuga ko batubwira ko babayeho neza? Ayo mafaranga ngo y'amadolari bashaka u Rwanda ko Uganda idahinga itemereye ko bahinga urumogi ibyo biyobyabwenge ku butaka bwarwo, nuko Uganda yo idakeneye amafaranga, nuko se u Rwanda rurusha ubutaka bwera, nuko se u Rwanda rurusha Uganda ubutaka bunini bwaho bahinga ibyo biyobyabwenge. Kongo ifite amashyamba, ifite ibintu, kuki itemera ibyo bintu? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshuro nka 300 nka 40 ingahe zirusha u Rwanda zidatuwe. Kuki badahingamo ibyo biyobyabwenge?
nuko se bo badakeneye izo za miliyoni z'amafaranga z'amadolari. Ahangaha icyo turi kuvuga ni umutimanama w'abayobozi, abayobozi bakunda abenegihugu, kuko icyo kintu kizana umutekano muke. Muzamurira amasasu azajya aravuga hariya mu Rwanda y'abantu bacuruza urumogi, y'abaruhinga barinda imirima yabo. Ntabwo u Rwanda sirwo ruzaba umwihariko wo kugira ngo ibyo ntibigeremo, kuko aho biriya bintu byose biri, aho biriya biyobyabwenge byose bihingwa, bicuruzwa, bikoreshwa kuriya bashaka kubikoresha mu Rwanda hose, niko ubuzima buteye. Ntabwo u Rwanda rwo ruzaba umwihariko ngo byo ntibihagere. Ntabwo u Rwanda ruzahinga ngo rucuruze urumogi ngo habure kuza abamafiya. Mafiya nicyo kizamura, nicyo ibintu nk'ibyo ngibyo izagenda ihe abayobozi b'u Rwanda amafaranga, niko mafiya zikora. Ntabwo u Rwanda ruzaba umwihariko, narwo niko bizagenda. Noneho bahingira urumogi, bimura abaturage, babaho urumogi ngo barunywe, maze babe ibisenzegeri, u Rwanda rube ikintu nyine nk'uburyo biriya bihugu byo muri Amerika y'Epfo bimeze. Ngibyo ibyo abayobozi bacu bari kutuzanira, ngibyo abayobozi bacu bayoboje ahazaza h'igihugu. Ngiki cyerekezo bari guha u Rwanda. Ese banyarwanda banyarwandakazi, murabona u Rwanda baruganisha he? Hari ibihugu byinshi bikennye kurusha u Rwanda, kandi binini bigari bifite aho guhinga ibyo bintu by'ibiyobyabwenge. Kuki batabikora? Ni ukubera iki? Ayo mafaranga ni amafaranga azajya muri bariya nibo bazahinga, bafite ibyanya, bafite ahantu hose bazimura abaturage. Kangondo, hariya muri za Kangondo n'ahandi bazimura, bose bazagenda bahingamo urwo rumogi. Amafaranga niba azajyamo Bakariya Kamanzi na ba Perezida Kagame, nibo ayo mafaranga azajyaho. Aba mafiya bo hanze bazazana, nibo bazafatanya kugira ngo bahinge ibyo biyobyabwenge, maze babishyire mu bana b'u Rwanda. Amashuri yatarashingaga, ireme ry'uburezi ritashingaga, noneho rizagira mu ibiyobyabwenge. Bigende bite? Ntabwo amafaranga yonyine nese byakabaye amafaranga. Niba ari amafaranga koko, banyarwanda banyarwandakazi, kuki tariki 12 kuri uwo wa mbere iyo nama ya leta yabereyeho, kuki bafashe abagore 3? Ngiye kubereka aho babyandika. Aha ni mu kinyamakuru Igihe, ikinyamakuru cya leta. Murabona aba badamu 3 bapfutse amaso, bashyizeho bakingirije amaso. Buri mudamu, reka ngerageze kubigira binini murebe. Buri mudamu murabona ko afite ibifurumba mu ntoki, ngo ibyo ni iby'urumogi, ni iby'ibiyobyabwenge. Uyu ndabona ari umugabo n'abadamu 2. Murabona ko afite ibingo n'urumogi bafatanye kuwa mbere mu gihe inama ya leta yari imiba. Barafatira iki? Niba babyemeje ko na leta igiye kugira ihinga urumogi n'ibiyobyabwenge, kuki babuza abadamu nabo ko bishakira udufaranga two kubatunga? Kuki bazahibihinga kugira ngo bazana ayo madolari ngo bayazanire igihugu? N'abadamu nabo barashaka amadolari yo kugaburira abana babo. Kuki bo babafata n'ukubera iki? Tujye dutekereza nk'uko nayo bavuze, byose tugerageze kubihuza turebe. Niba ari urwo rumogi bareke noneho buri munyarwanda wese azaruhinge mu murima we, azacemo icyate, azahingamo urumogi. Ariko ntabwo bazabemerera, bazazana abo ba mafiya baze kuba ari bo baruhinga. Ntureba se ko abangaba izi ngorwa zagiye gucuruza ibiyobyabwenge kugira ngo bagaburire abana babo, bo babafashe bagiye kubafunga? Dore ngo abantu 3 barimo abagore 2 bafatanywe uduvunyika 1800 tw'urumogi,
mu ishami rya polisi yafashe itariki ni 12 kwa 10, ukuvuga hirya y'ejo, mu gihe inama ya leta yari irimo kuba yemeza ko leta yo igiye guhinga urumogi, abari gufata izi ngorwa ziri gucuruza urumogi kugira ngo zigaburire abana. None se ko ari amafaranga bo bakurikiye, ngo ayo madolari bakurikiye za miliyoni z'amadolari bashaka zituma bazashyira ubuzima bw'abana b'urubyiruko mu kaga, kuki batareka izi ngorwa noneho zirucuruza nazo ngo zishake amafaranga, ko ari amafaranga n'amafaranga, ari gushaka amafaranga n'amafaranga, nazo zicururize zibone icyo zitungisha abana bazo. Murumva nta kintu hatarimo ikintu kidahura, harimo ikintu kidahura, kuko niba bemera yuko umuntu yacuruza urumogi kugira ngo, cyangwa akaruhinga kugira ngo abone icyamutunga cyangwa cyatungisha abana be cyangwa cyatungisha igihugu, ntibazongere kugira umuntu bafata yacuruje urumogi, aho bizabihura. Ariko mu gihe bafata abantu nk'aba ngaba bishakira imibereho bakabacunda yikoba, kandi bo leta y'u Rwanda abo bakaya Kamanzi na Bakagame ngo bo bagiye kurucuruza, bagiye kuruhiga, hari ikintu kidahura. Ntimwibwire ko ari izindi mpuhwe babikoranye, ahubwo ayo mafaranga nta n'ubwo igihugu kizayamenya, nta n'ubwo igihugu kizayabona, ahubwo urebye neza wasanga harimo ubugome bukabije, harimo ubugome bwo gushaka kugira ngo abanyarwanda bazagende babe ibigoryi, bahere mu urumogi rubaherane, babe ibintu bidatekereza, bityo niko abamafiya babikora. Kandi abamafiya bo ntibanywa urumogi, bararuhinga bakaruha nabo bashaka ko babakorera, akaba aribo urumogi rwica rucupiza kugira ngo badatekereza, batigaragambya, batagira icyo bakora. Ngibi byo leta y'u Rwanda, ngibyo ibyo abatuyoboye bari gukorera igihugu, abanyarwandakazi. Iyo radiyo Urumuri ifashe umwanya igafata umugoroba nk'uko nguko, tugategura ibimenyetso byose tukabibereka, tugafatira amasaha tukabibasobanurira, ntabwo tuba tugira ngo byijire mu gutwi bisohokere mu kundi. Tuba tugira ngo uri munyarwanda wese yumve akaga u Rwanda ruri kugenda rwerekeramo. Ni nk'ibi bya nucleaire, ntabwo umuyobozi ukunda igihugu cye nk'u Rwanda yazanamo kariya kaga ka nucleaire. Cyose umuyobozi w'umucanshuro w'umuntu utari umunyarwanda, cyangwa se ibyo yose udashakira umunyarwanda uwo ari wese ikiza. Ibyo rero ntibakatubeshye banyarwanda, abanyarwandakazi. Amahirwe nuko radiyo Urumuri ihari, ikakubwira, ikagusobanurira, ikakwereka, bajya bavuga ngo nyamwaka kumva ntiyanze kubona. Ikirere cy'u Rwanda